Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi mu ijoro ryo ku itariki ya 20 rishyira ku itariki ya 21 z'ukwa mbere 2025. Ngenda umushakamba Maurice ndi kumwe na Sentama tuje kubagezaho amakuru agezweho ari update kano kanya. Sentama meze neza muri iri joro? Turaho neza mushakamba. Ngo amasasu aravuga ikarehe, amasasu aravuga muri nako ikavumu. Akavumu ni hariya hari ikibuga cy'indege. Abantu bati minuza Bukavu. Tubonye ahantu habiri amasasu yarimo avuga mu mwanya. N'ubu ngira ngo hamwe ntarahosha. N'abantu bakibaza batese na M23 ARC yaba yahageze. Bakabyibaza ku buryo n'abakunzi bacu bagiye badusaba kubabwira ibyo ari byo. Rero impamvu y'iyi nkuru ni ukugira ngo tubamenyeshe ibyo ari byo mushakamba. Nta kindi badukurikire bumva ibyo ari byo kugira ngo biriya ni inkurikizi y'uko urugamba rwimukiye muri Kivu y'Amajyepfo. Biriya bintu twari tumenyereye kubibona muri Kivu y'Amajyaruguru, twabibonaga hariya mu nkengero za Goma, tukabibona n'ahandi henshi aho ingabo za leta zamaraga gutsindwa zikirara mu baturage zigasahura. Twari tuzi ko byashize byari bimaze igihe bitaba, wenda aho byabaga ni muri Goma, ariko birongeye birigaragaje ingabo zatsinzwe mu rugamba rwa turiya duce, muri turiya duce twa Kivu y'Amajyepfo ari igabanira na Kivu y'Amajyaruguru, cyane na Masisi. Gaho turavuga abatsinzwe za Rumbishi, abatsinzwe za Shanjo, abatsinzwe za Numbi, abatsinzwe ibyo bice bari baturutse n'ingungu, bamaze gutsindwa aho hose. Barikoze rero baragenda mushakamba ngira ngo guhera ejo hashize wahoze wumva bavuga ngo barimo baratambuka Igatana. Igatana ni hafi ya Bukavu mushakamba, mu birometero bigira bitari hejuru ya 25. Ko ni ukuvuga iyo uvuye hariya, reka tubanze turebe uriya muhanda. Yego, uriya muhanda iyo uvuye i Goma uramanuka ukagera mu Isake, wava mu Isake ugakata hariya hajya Kivu y'Amajyepfo, ukagera hari za Ishasha, wabanje za Kiroce, ahantu nk'aho ngaho za Bweramana hirya, ugakomeza ukinjira muri Nyabinge, muri Minova wayivamo ukagenda, umuhanda ugenda ku kiyaga, noneho ukajya ahitwa biriya bice bya za Nyamasasa, Kinyezire, Karungu, ukagenda ukagera i Nyabinge, ukamanuka muri Kirehe, ukumanuka ubona ikiyaga hepfo yawe, ugakomeza utyo ugenda ukazagera hafi Kavumu, ni muri teritwari ngira ngo ya Kabare, utambika ukagera ahantu umuhanda wigabanyamo kabiri. Uvuga aho ngaho iyo uhageze hari ni ku mihanda, ni mu mayira abiri. Hari umuhanda uzamuka ibumoso ujya i Bukavu, haba n'umuhanda umanuka iburyo, bakubwira ngo uyu urajya gana Bunyakiri. Bunyakiri rero ni ukomeza ukinjira no muri Warikare. Noneho wumva muri ayo mahuriro y'imihanda urimo winjira ahitwa Gatana. Igatana yegeranye n'ahitwa, hari isoko naho, hari santere ikomeye yitwa Mudaka. Ni isoko naho ubona hajya kumera nka Minova, naho hakomeye. Mudaka umujyi wa Bukavu urahahira cyane, ibyo bice byaho mu giturage nabyo birahahira, byegereye hariya. Noneho ni muri za Gatana, Mudaka, hari Muresa, hari seminari nkuru
niho higishirizwa nyine abavamo abapadiri. Noneho hari n'ikigo nk'uko mu Rwanda bavuga rabu, naho hari ikigo bita Ineramurungu, ahitwa Imurungu, ariko ikigo cyitwa Inera. Inera ni ukuvuga Institut National de Recherches Agronomiques, ikigo cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'iby'ubuhinzi. Ukazamuka ukikubita ahantu mu gice cya komine ya Bagira, iyo mu mujyi ariko iri mu ruhande, ukava ugera ahantu hubatse neza, kandi ureba ikiyaga munsi yawe, bo abahazi neza barebe hariya ahantu hubatse za Farmakina. Farmakina ni urumva harimo ibintu bya farumasi, bakora imiti n'uruganda rw'imiti Farmakina. Noneho hari Farmakina, hari Bralima, nagiye kuvuga ngo Bralirwa. Hari Bralima, za Hôpital General, niyo hari ibitaro bikuru. Uri mu mwinjiro w'umujyi, yubatse ku mwinjiro w'umujyi, ukinjira, noneho iyo ubirenze winjira ugera kuri rompwe nini, kera bayitaga Place du 24 Novembre. Nibwo ngira ngo habayeho ihinduka ry'ubutegetsi mu kutajyaho ayitirira iyo tariki, ariko ubu ngubu bayitangira ngo ni Place de l'Indépendance, rompwe nini ya Bukavu. Urumva rero kuva muri Bukavu kugera za Katana ibirometero bike mu by'ukuri, ntabwo ndumva bitarenga 25 aho ngaho. Hariya havuye amasasu. Noneho Mushakamba dufatire kuri Nyabibwe. Niba Nyabibwe ari mu, ariko uzushyiraho akavido bumva urusaku rw'amasasu, akawudiyo nako turagashyiraho Mushakamba, turaje tugashyireho, ariko babanza bumva uriya muhanda imiterere yawo, babizi ko biriya ari nk'ikinamico rya FRDC ishaka irimo yiyamburira abantu nta kindi. Noneho urumva kuva Nyabibwe kugera i Bukavu harimo ibirometero bigera mu 101, kuko Nyabibwe iri hagati na hagati. Kuva Nyabibwe kuza Goma no kuva Nyabibwe kujya i Bukavu birangana. Urumva ni 101, kuko hariya ni 102. Noneho ubwo 101 ukuremo 25. Urumva byibuze kuva Nyabibwe kugera i Gatana, urumva byibuze ko hajya kungana ikigereranyo cyawe. Kuvuga biraba nka 76. Noneho abantu baribaza bati ese niyo mu 23 yahageze, yabigenda gute? Kereka igendera muri drone. Ntabwo bishoboka. Hariya rero ni FRDC irimo yambura abaturage. Ni FRDC kwa kundi bagira mu baturage bakarasa hejuru. Ariko nanone uko amasasu ni menshi, wajya banasubiranyemo. Ni menshi cyane, turaje tuyumve. Noneho wagaruka ku kibuga cy'indege Avumu, hariya habaga ingabo zitegura kuza ku murongo w'urugamba. Ziriya ngabo rero hari ibyo zitumvikanyeho, bashatse kubigarura ku murongo w'urugamba. Mushakamba basubiranamo, kubera ubwoba bwo kujya ku rugamba baratinya, ahubwo bahindukira ba bandi babohereza, barasana. Umubiri nta pièce de rechange ugira. Barasanye mu kanya, navuganaga n'umuntu uriyo ambwira ati hamaze kugwa babiri. Ukuvuga umwe yarashe babiri barapfa, hanze nawe arirasa. Arirasa, ariko nta kindi yarwaniraga,
yashakaga kuburizamo icyo gikorwa cyo kujya ku rugamba. Ibyo nicyo kibazo kiri hariya, ariko hari abumva mu masasu umushakamba bakaba bashobora kwibaza ko ari ikintu cyoroshye, ariko reka tubiyumve ko byari umuriro. Bazi ko bariya ba FRDC basanzwe barasa bajyamo amasasu yo bita ngo tukomacu. Tukomacu ni ukuvuga ngo kugira ngo bahashe umwanzi bamuhabye barasa amasasu yayandi yo kumukanga kumwereka ko bahari. Twumva amasasu yavugiye hariya ni menshi mushakamba, wagira ngo hari defense bakuraga mu Rwanda rwose. Wayumvise? Ngaya amasasu ya katanyama y'abayita aya katanyama. Umuriro. Ngayo nguko bibaye FRDC hariya bararwana bakarwana na M23 barangiza hagati yabo umwe agahindukira undi bakarasana ubwabo. Ni nayo mpamvu ngira ngo biruka mu shakamba. Ingabo za Masunzu. Ingabo za Masunzu kandi zirasha ari hafi hariya muri uriya mujyi. Mu mwanya mucyo ushize twavugaga ko ari Bukavu. Niho araye akubutse Burundi. Nta gishya mu bakongomani? Igishya mu bakongomani ndabona ntacyo, ahubwo nta gishya mu Barundi. ariko mushakamba ari inkuru utambwiye. Wari uyoboye ingabo z'Abarundi hari Minova baba bamukubise ikompora rimutwara akaboko mushakamba. Ibintu biri kuba ku Barundi biri hariya. Bibuka amazina ye niba arendeye. Leonidas nibyo sinzi izina ndaryibagiwe. Hano naryanditse ntabwo hanyegereye, ariko bamukubise rwose ikompora rihitana akaboko ku buryo neva aba ashaka artificial rwose. We yagize amahirwe ntiyapfa, abandi bakoroneri babiri ba FARDC bapfuye Minova. Nanone hari abandi hafi 200 bapfuye baguye mu Kivu. Ubwato bwarohamye urabizi ko barwaniye ubwato n'abaturage. Yego. Bashaka guhunga mbere. Yego. Abo bose bari buzuye ubwato, umva buzuye kurusha bwa bundi bwarohamye. Yego. Bugatwara abaturage. Abo bose ubwato bwageze imbere buribirindura burarohama. Yego. Nta wari wagiyemo yambaye jacket cyangwa ijire. Yego. Niyo mpamvu bose bigoye ko hari uwaba yarokotse. Yego. Birumvikana biriya nayo mbyiteze. Biriya nayo mbyiteze ahubwo ni bake. Kuko ntabwo byari kubura, kuko cyane abantu bahunga hariya bari benshi. Noneho urumva ko hari n'amakuru agaragaza ko hari abasirikare 1000 bigera muri 7 babuze ko bahunga bakihisha mu baturage. Bagakuramo imyenda ya gisirikare bakajugunya ibikoresho bya gisirikare barangiza bakihisha hariya. Urumva rero guhunga hariya ntabwo byari ikintu gikomeye cyane rwose. Uko niko yifashe Minova yabaye Minova. Ego, ariko kugeza ubu hari abantu bahakana ngo Minova ntiyafashwe. Niba bihakane nta kibazo.
ariko icyo nzi kiriho amakuru y'imvaho y'ukuri ni bazafashwe kuri iriya saha nibwo bo ku ruhande rwa leta basohotsemo barahunga. erega kubihakana ntabwo bikuraho ukuri. iriya saha yavuzwe iriya saa 10:30 z'umugoroba, noneho ahubwo M23 kumwe yikorera yigumiye mu nkengero zayo ikomeza icungira aho ngaho, ariko iza kwinjira nyuma na kariya kavuyo ntiyapfa kukajyamo gutya. baba bafite tekinike, baba bafite bagendera ku mabwiriza, bagendera ku buhanga uburyo bw'imikorere. Mushakamba ngira ngo ni ukuvuga uko bimeze hariya, ni uko bimeze, ni ukuvuga uko andi makuru ubwo turakomeza tuyakurikirane, ariko kugira ngo twanyarukire Kinshasa. Twareba Kinshasa uko byifashe. Kinshasa igitero gikomeye kuri Colonel Nanga. Kinshasa nta kindi turebayo. icyo turebayo ni ukuba Colonel Nanga yibasiwe na leta ya Kinshasa. Mushakamba basohoye itangazo ryo guteza cyamunara imitungo ya Colonel Nanga. Yose ni wa musinzi. Umusinzi? Wa wundi Mutamba. ariko nawe banze bajya bamupangira kuri ka kantu Mushakamba, ka kandi twabonye wa mufuka. Wa mufuka. Bya bifurumba. Bajyaga batera urwenya ngo hari umugabo niba yarakoraga akazi kingo yakundaga kunywa cyane, noneho mu butumwa aza kumugeraho, ariko kubera ubunini bwa Kongo Kinshasa akaba atarigeze abona mu butu akazi twazi, noneho mu butu ngo muhingukaho n'imodoka. Ndarangije aramwegera ati vie ni ukuvuga musaza. ati vie yango wana eti akaba force. ati aka kantu reba kakatera imbaraga. Wasomye bati benda yango vie. ati munyaga nta nantinyira ko ndi perezida koko. arambona akanzimanira urumogi. kariya rero ni ibiryo byabo Mushakamba. ni ibiryo byabo. Mutamba rwose. Mutamba rero ntabwo, ariko hari akantu ka Mutamba ntabwo hayataraba minisitiri. Bigeze gukora imyigaragambyo, nzagashaka ninkabona nzakamba. Bigeze gukora imyigaragambyo bigaragambiriza Ubufaransa, ni mu ntangiriro yari ataraba minisitiri. Buriya manda ya mbere ya Tshisekedi. Arahaguruka n'urubyiruko rwe baragenda, yari batuka ambasaderi w'Ubufaransa. ako kantu ntabwo wakabonye, biragiye ukaguha, karasekeje cyane. Twavugaga rero Colonel Nanga bamugabyeho igitero, nyine imitungo ye bashyize kuri cyamunara, kugira ngo itangazo turibonye mu mwanya, ariko reka turisesengure abantu baryumve banamenye n'ibyo ari byo, kuko hari igihe nabwo amakuru akijya hanze ntibamenye ibyo ari byo. Ariko ngira ngo n'impamvu uvuga ngo ni wa musinzi ni uko byose nyine bikorerwa mu butabera. Ni muri Minisiteri y'Ubutabera. Muri Minisiteri y'Ubutabera niho bikorerwa. Ubwo ni ukuvuga uriya mugabo nyine uba yafashije mu kubicura. Kanze turirebe tubinyuremo twumve ibikubiyemo, noneho abakunzi bacu babyumve nabyo. Mu itangazo ryasohotse uyu munsi ryaturutse muri cabinet du ministre d'Etat, menya barikoze Minova ifashwe, ahubwo iri tangazo bahita baryandika. Iri tangazo ryaturutse muri cabinet mu biro bya Minisitiri w'Ubutabera. Ndetse ari we neza noneho ntabwo tujya ku ruhande. Yatekereje ko atazasubira i Goma, ati reka nanjye nihimure. Riravuga riti
Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, informe l'opinion que le cadre de l'exécution des arrêts RPA numéro 331/2024 et RPA 441/2024 rendus respectivement par la Haute Cour militaire et la Cour militaire de Kinshasa, Gombe, il sera procédé le jeudi 30 janvier 2025 à la vente publique des biens ayant fait l'objet de confiscation. Nyakubahwa minisitiri minisitiri wa leta akaba minisitiri w'ubutabera no kubika ibirango bya repubulika informe aramenyesha abantu bose ko mu rwego rwo gushyira mu bikorwa imanza ebyiri, urubanza rufite nomero RPA nomero 331/2024 n'urubanza rufite nomero RP 440/441/2024 zombi zikaba zaraciwe. Ruriya rubanza rukaba rwaraciwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare, urubanza rukurikiraho rukaba rwaraciwe n'urukiko rwa gisirikare rw'i Kinshasa, Gombe ni ahantu, Gombe ni ahantu, ni nk'uko twavuga Kiyovu cyangwa Kacyiru, ariko urumva hariya Gombe ni ahantu hakorera ibigo bya leta byinshi. Niyo mpamvu nawe mvuze Kacyiru. Ngira ngo abakunzi bacu babaye nk'i Kinshasa baraza kubisobanura, aho batubwira bati Gombe wenda hari ibi n'ibi. Ni nka quartier présidentiel ubundi. Ni nk'uko twavuga Kacyiru hari presidence, minisiteri zose niho ziri, radiyo y'igihugu niho iri. Yego. Navuze zose ariko ni nyinshi zihari, ndavuze ngo minisiteri zose ariko zihari ni nyinshi. Noneho bakavuga bati noneho urumva ko izi manza zombi imyanzuro yazo izashyirwa mu bikorwa hatezwa cyamunara imitungo ya Corneille Nangaa. Ntibaze kwibaza ko hari Corneille Nangaa wundi, ni Corneille Nangaa tuzi, umuyobozi umuhuzabikorwa wa AFC, yahoze ari perezida wa Seni ni komisiyo y'amatora hariya muri Kongo Kinshasa. Noneho cyamunara kizaba ku itariki 30 z'ukwa mbere umwaka wa 2025, ni vuba ahangaha. Niba uyu munsi turi itariki twamaze kugera 21, harabura iminsi 9. Noneho iyi mitungo ikazagurishwa, imitungo yafatiriwe. Nubwo bakavuga bati imitungo igizwe n'ibi, Mushakamba biteye ubwoba, kugurisha imitungo y'umuntu ingana gutya birarenze kandi iherereye i Kinshasa. Icya mbere, hari hoteli yitwa Hotel Castello, iri mu kibanza kuri nomero 07A muri Avenue Prince de Liège.
ahitwa Avenue Prince de Liège dans la commune de Gombe. Muri komine ya Gombe. Urabona ko Gombe ni komine y'umujyi muri Kinshasa. Ariko si na komine y'umujyi gusa, ni komine irimo ubuyobozi bwa leta, inzego zitandukanye. Ikindi ni villa ni inzu isanzwe akenshi bita nubatse mu buryo bwa etaje. Villa située au numéro 34 de l'avenue Colonel Tchachi dans la commune de la Gombe. Kuvuga ni inzu kenshi bari inzu yo guturamo, iri mu kibanza nomero 34, umuhanda witwa Avenue Colonel Tchachi. Umuhanda witiriwe Colonel Tchachi, ngira ngo hariya hari n'ikigo cya gisirikare muri Kinshasa cyitwa Kanchachi. Urabona ko ari ibintu bagiye bitirira uyu musirikare ubwo kubera impamvu. Naho ni muri komine ya Gombe. Hakaba nanone une villa située au numéro 34B de l'avenue Ma Campagne dans la commune de Ngaliema. Aha ni mu yindi komine ariko mu mujyi wa Kinshasa, naho harimo inzu ya villa ari mu bwoko bwa etaje, iri mu kibanza nomero 34B cyangwa B, kuri avenue yitwa Ma Campagne muri komine ya Ngaliema. Ubwo villa zimaze kuba ebyiri na hoteli imwe. Ariko hano handitsemo villa enye. Kuri villa ya gatatu hari villa ya gatatu, villa située au numéro 36 de l'avenue Biangara, quartier Salongo Sud dans la commune de Lemba. Nukuvuga ni inzu nanone iri mu kibanza nomero 36 muri avenue yitwa Biangara, quartier yitwa Salongo Sud. Nukuvuga Salongo yo mu gice cy'amajyepfo. Usanga hari Salongo Nord dans la commune de Lemba, niho ni muri commune ya Lemba. Hakaba villa ya kane, villa située au numéro 66A2 de la route de Matadi, quartier de Delvaux dans la commune de Ngaliema. Ni villa iri mu kibanza nomero 66A kabiri ku muhanda wa Matadi, quartier Delvaux muri commune ya Ngaliema. Noneho villa ubwo turazirangije nenye, kuvuga villa enye na hoteli. Noneho hakaza 2 appartements situés dans l'immeuble Dikin dans la commune de la Gombe. Kuvuga appartement ebyiri. Appartement ni kumwe abantu bubaka nk'inzu ya etaje, bamwe akajya agira amagaceke. Ahangaha rero, ahangaha ni appartement ebyiri ziri muri etaje cyangwa immeuble, bayita immeuble. Etaje yitwa Dikini muri commune ya Gombe. Hakaba maison en construction, inzu ikirimo kubakwa, située au numéro 150 de la avenue Loa dans la commune de Kinshasa. Uga ni inzu ikirimo kubakwa, iri mu kibanza nomero 150, umuhanda cyangwa avenue witwa Loa muri commune yitwa Kinshasa. Hakaba parcelle vide. Uga parcelle ni kibanza kitubatse, ariko kizitiye, kiri clôturé, gifite igipangu nini. Urumva? Parcelle vide clôturée située au numéro 32 de l'avenue des Offres, quartier Ngomba Kinkusa dans la commune Ngaliema. Uvuga ikibanza kitubatse ariko kizitiye, cyubakiye igipangu,
kiri mu kibanza nomero 32 ku muhanda witwa Avenue des Offres. Quartier ikitwa Ngomba Kyukusa. Dans la commune Ngaliema ni muri commune ya Ngaliema. Imitungo rero igurishwa n'iyo Mushakamba. Niko biba biteye ubwoba imitungo ingana itya. Kuko ntabwo biruta ko bamukatira urwo gupfa. Uzirikane ko bije bikurikira kuba we n'umugore we bakatira urwo gupfa. Imitungo ingana itya ni myinshi Mushakamba. Barayiteza ubundi ejo bundi Kisekedi navaho ntibizasubirwaho. Bizasubirwamo. Ntabwo bizoroha. Kisekedi na Mutamba nibavaho. Bizahinduka kuko inyandiko irasoza ivuga iti le ministre d'État indique que le produit de cette vente servira à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression que nous impose le Rwanda. Ese kubera iki niba ari u Rwanda rubashyiraho iyo ntambara bazanira iyo ntambara itabwo basaba indishyi bakagurisha imitungo ya nanga, ni ukuvuga inyandiko nk'iyi hari n'aho iba yivuguruza, hari n'aho iba yivuguruza aho umuntu avuga ati ni intambara twakuriwe n'u Rwanda yarangiza akishyuza nanga. Ibyo bintu yabisobanura ati ni cyo kigaragaza nyine leta y'ikinyoma, ibinyoma gusa. Kandi noneho akavuga ati amafaranga azava muri biriya bintu, amafaranga azava muri biriya bintu azaba indishyi z'akababaro. Urumva, indishyi z'akababaro ku bagizweho ingaruka n'iriya ntambara. Mushakamba urebye ushobora gusanga ari amafaranga ubundi niba biri muri iyo mpuza, muri iyo logike yo kuvuga ngo ari amafaranga b'indishyi, abantu bagizweho ingaruka n'intambara niba ari abantu tubona mu nkambi, ni abo ngabo, ni abandi basenyewe imitungo, bangirijwe imitungo, ni ababuze ababo. Ngira ngo dushobora no kuvugana, uribuka abantu bitaga Bazarendo? Urabibuka? Bamwe barashwe, imiryango ya bariya niba ari ukuvuga ngo baragurisha, ariko nanone si ishyigikiye ko ari nanga wabyishyura. Ariko niba bakabyishyuye, niba bikozwe Konsandima, yego, niba bikozwe mu nzira yo kuvuga ngo ni indishyi za bariya abantu, ndashidikanya ko ari amafaranga nibaramuka babigurishije ashobora kugira umuntu wo mu burasirazuba bwa Kongo ugira icyo yabonaho. Ko se Ntama? Yego uri kubivuga nibyo, yego, ariko se niba n'inkunga iva muri UNICEF, yego, ntigere ku mpunzi, yego, bikahagera ari mbarwa babyiririye, urumva birabyo uzamenya uko byariwe? Ntabwo byoroshye. Gusa nsabiye umuntu uzabigura kuko azashya tu. Umuntu uzabigura iyi ngoma nivaho arambabaje. Yego, kuko ni byinshi bizasubirwamo byabereye mu butabera, kereka bapfuye nyine batazazuka, ariko byinshi bizasubirwamo. Mushakamba ikintu umuntu yavuga, ariko abantu bajya bareba n'ibintu birimo kuba babyigireho. Njye ndibaza niba Trump ashobora gutumira Kabila akareka Tshisekedi, kiriya kintu ntabwo ndacyumva neza. Ni ukuvuga ntabwo bajya gutumira abantu batabuze bati dutumire kanaka, dutumire kanaka. Mwese wajya gutumira perezida wirirwa arira, wabuze ikintu amarira igihugu cye. Ntabwo Trump abantu nk'abo abanebwe yabatumira rwose.
ntibishoboka cyane. Ubwo rero urumva ko hariya harimo ikibazo, ziriya manza kenshi ziriya manza agenda nazishidikanyaho. ziriya manza ushobora gusanga iyi mitungo bayigurishije, ugasanga amafaranga avuyemo agiye mu mufuka wa uriya Constance Mutamba, agiye mu mufuka wa Kisekedi, ni ibintu nk'ibyo. ahubwo ugasanga ari uriya waciriye urubanza ararenganye, ari ba bandi babeshaga ko bagiye kubaha ibyo babaha, ugasanga nabo turabibonye, ugasanga ahubwo ari amafaranga afite abantu agiye gukiza runaka, ahubwo urubanza rwabaye urwitwazo rwose. ngibyo ni ibyo Mushakamba. sinzi niba hari ikindi wabivugaho, kivuga tukajya ku musozo. nta kindi ni ugukora ubusa kwa leta ya Kinshasa. yego, ibi ngibi bariya ni irangoma nivaho bizasubirwamo. twagana ku musozo rwose. reka dushimire rero abakunzi bacu, tubashimire byimazeyo. amakuru yari menshi, twangaga kuyararana batayumvise. bigejeje ejo hazaba haje n'andi mashya. yego, ibintu birimo birihuta, natwe tugomba gukora tubangura kugira ngo amakuru abagereho. tubashimire rero, ariko abatarakanda subscribe bibuke kuyikanda, bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, noneho share ikandwa inshuro nyinshi bitewe n'abantu ushaka gusangiza amakuru, naho subscribe ikandwa rimwe rizima, ntabwo wongera. naho muri comments mushobora kutwandikira mukatwoherereza ibyifuzo byanyu, ariko bikaba bidufasha kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubakorera. Mushakamba rero, sinzi niba mvuga mu ijoro ryiza kuko ndabona ejo hageze. bwakeye saa zo zageze. ejo hageze, ndabona ari saa sita n'iminota 33. yego, ariko hari abakunzi bacu baba badukurikira buri mwanya. hari unyandikiye mu kanya, hari n'abari mu bihugu bitandukanye bari ku manywa ubu ngubu. hari unyandikiye mu kanya, noneho arambaza ati hari umuntu tuvuganye uri Minova, ambwira ko Minova itarafatwa, itarabatunga. ese akeneye ko ifatwa gute? ndabarira no kwitambura kubera nta kibazo. reka nanyemerere mubwire, nimvuga izina ryenda nta muntu uri bumumenye. ndavuga rimwe simvuga abiri. yego, ndavuga iryo ahuriyeho n'abandi benshi. byari iby'abazungu. Faustin mbabarira rwose, wumve ko umuntu ubikubwiye arakubeshye. Minova Tombe yafashwe saa 10:30 z'amanywa mugoroba, ariko nk'uko bisanzwe intare zirayizenguruka, zibanza kwanga kwinjiramo zirabyirinda, ariko amakuru mfite ni uko ubu zamaze kwinjiramo. ubundi iyo bari bahari bahunze, ubwo hasigara ari ah'abandi. niba nari nasezeye rero, nari nasezeye, mikoro ni iyawe. nanjye ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho. mugubwe neza, mugire ibihe byiza, naho ubutaha mu makuru yacu yandi, mu gitondo cyangwa se ku manywa yo ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere 2025. Uwiteka abahire.